mukenya mwaka mwabumwe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga. Ladies and gentlemen, amashyi cyane twakire Kepa Nyirudushya. Murakoze. Nagira ngo dutangire dusenga. Uwiteka Mwami Mana yacu, ndakwinginze ngo wururuke ubane nanjye mu byo ngiye kuvugira hano byose. Ubane nanjye muri iriya gahunda yo kwiga ikinyarwanda, ubane nanjye muri burage zose ndi butere. Nukuri Mwami ururuke uzube mu ruhande rwanjye mu izina rya Yesu urakoze, amen. Rero mbere yuko ntangira, hari gahunda leta yazanye. Leta y'u Rwanda ntituyishyigikira se buri gihe. Hari gahunda leta yazanye iravuga ngo kubera abantu bari kugenda basirimuka cyane, umuco uri kugenda ucika, ugasanga barakoresha ururimi nabi, ugasanga rimwe na rimwe bashyizemo icyo bita ivangandimi bakabivanga. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ya tumenye ikinyarwanda. Ubwo ngubwo niyemeza kuyishyigikira nk'umunyarwenya ukurikirwa n'abantu benshi, kugira ngo tujye tubyumva no muri no show nshyiraho ntibavuga bavuga, tuzajya twumva buri show. Reka dutangire. Ntibavuga bavuga, ntibavuga namubwiye ati ngwino, bavuga namubwiye nti ngwino, ntibavuga kariya kana kabaye akamaneke, bavuga uriya mwana yarananutse, ntibavuga abasobanuzi ba filime bakunda kwitwikira, bavuga abasobanuzi ba filime bakunda kwinyara mu isunzu, ntibavuga ibi bintu ndishuwa yabyo, bavuga ibi bintu mbihagazeho, ntibavuga uriya mukobwa ateye mu buryo buri sexy, bavuga uriya mukobwa ateye irari, muri no minsi uno munsi ntabwo nshaka kuvuga ibintu by'ububwa cyane ko twagiye tubivuga mu gihe cyahise. Twagiye tuvuga buriya gutekereza ububwa biravuna, buri imbwa zaragowe, ariko si impamya ko zo bizivuna kuko ntizitekereza ububwa nk'ubwacu. Ariko buriya siyansi ivuga yuko ngo inyamaswa buriya nazo ngo zijya zigira gutya zigahanahana amakuru, ugasanga ziranaganira buriya nuko tutaba tuzumva. Ugasanga uzarebe nk'imbwa, iyi mbwa irwaye izindi zijya kuyisura, cyangwa ibwegetse ugasanga zigiye kuyisura. Noneho imbwa ziba zifite amatiku, buri mbwakazi ziba zifite amatiku, ugasanga zagiye kwisura. Ngo niko tugire gutya twumve ngo urabwegetse, tubwire nindagusenzeje iyo nda. Wagira ngo se umuntu yapfa kubimenya ko aba yarahuye n'impera umwe nyinshi? Reka umuntu ntiyapfa kubimenya. Cyakoze ndakeka ko ishobora kuba ari iya makasi, ndakeka ko ishobora kuba ari iya simba nako, kuko nyuma y'uko muye na simba nibwo natangiye guhurwa ibintu bimwe na bimwe nk'amagufwa, ntangira kubura ibihe byanjye. Yewe umenya ari iya simba nta kabuza. Nonese ko numva iyo nda yagukoroze, uzi ko umeze nkanjye nk'ibwegetse za makasi. Buriya inda ya za makasi yarankoroze, inda ya za makasi yarankoroze. Noneho ntangira gutwarira se, kandi se nawe urabizi yarwaye mujeri, yirirwa azenguruka ahantu hose amokamoka.
uzi ko inda yagezeho ikantegeka ngo sinzongere kuryama atabwejuye, naryama atabwejuye nkabura ibitotsi. noneho iyo nda nagiye no kuyibwagura, igise kirandya koko, naragenda ndabwagura. uzi ko igise cyandiye, noneho byageze nko ku kibwana cya 8 igise gitangira kundira mu murizo. none se uyu munsi ndi kuvuga ibintu bizima gusa. imbwa buriya ziba zizi ubwenge, noneho nk'izinaha mu mujyi ziba zinasirimutse. buri ikintu cyo mu bakire iyo ukirebye urakimenya, uhita ubyibwira. buriya n'indwara z'abakire ziba zitandukanye n'iz'abakene, ko mu bakire uba usanga barwara indwara za obesity, amaheji. ibyo ngibyo ntabwo mu bakene bihaba, iwacu ibyo ntibihaba. niyo mpamvu n'umuganga wamenyereye kuvurira mu makirinike y'i Kigali, iyo ageze iwacu mu cyaro rw'imitereri biramucanga, akibaza nimba ari umuganga, bikamuyobera bitewe n'indwara atamenyereye. umukecuru araza, muga cyarusoka kimaze iminsi kimfata, cyarusoka kimaze iminsi kimfata, noneho mfite n'umugozi hano mu kaguru, urazamuka ukazamuka, imisonga nkayumvira mu mutwe, imisonga igatimbya, noneho njya ngira gutya nkumva n'ikintu gitikuye hano mu rubavu, nkumva nenda guhwera neza. ubu ugira ngo ndacyahagarara, kandi ubwo arahagaze. singihagarara, ugira ngo ndakicara, sinkicara. iyo nicaye mpita numva ikintu kigudutse mu mugongo, nkumva umugongo uragudutse. noneho bitewe n'amakuru make abarwayi baba bafite ku ndwara, abaturage baba bafite amakuru make ku ndwara, noneho ugasanga atangiye kukubwira indwara ukumva ni ubwa mbere uzumvise kandi uri umuganga, bitewe n'amakuru make ukibaza nimba ari umuganga bikakuyobera. akaza, muga ubushize urabizi ko mwasanzemo malariya y'umumara, ubu ndakeka ko ushobora kuba yagarutse kuko ndumvamo akantu k'agasesemi mu mara, hari n'ikiyoka kijya kiza kikamfata mu mutima kikawuhekenya. ubu mfite ubwoba ko kizawumaraho. none ibi bintu ko bitari biherutse wa murakaza neza, ni ukuri kw'Imana z'u Rwanda. nta mukuru wawe usize yose? ngaho noneho rero hari n'igihe baza badashaka kubavura indwara, ahubwo bashaka kuhindura imikorere y'indwara barwaye. kumva aravuze ngo muga hari n'ikindi kiyoka kiza hano hafi y'umukondo kikamfata, ariko cyo sinshaka ko umpa imiti kica, ahubwo nshaka yuko umpa imiti igihindura kuko kimfatiye runini, nicyo kinkangura nkajya ku kazi kuko kigonga saa 11. nshaka ko rero muri no minsi, kuko nshaka kujya nzinduka cyane, nshaka ko mumpindurira mukampa imiti izajya ituma kigonga saa 10. murakoze cyane. Samsung 250 ni Shuadel. Smartphone za originali kuva kuri Samsung Galaxy S25 Ultra, A26, A36 na A56 zisohotse vuba.
kugera kuri za iPhone 16 Pro Max n'izindi niho zibarizwa. Uguze smartphone ya Samsung iwacu ahabwa warranty y'imyaka 2 akongezwa n'ibikoresho nkenerwa ubusanzwe bitazana nayo. By'akarusho uguze iPhone 16 Pro Max ahabwa warranty y'imyaka 2, internet ya 4G mu gihe cy'umwaka kandi n'ikirahure cyangiritse mu mezi 6 tukimusimburira ku buntu. Samsung 250 kandi gufitiye TV screen zitanga amashusho y'uruhehemure mu ngano zose, frigo, imashini zifura, iziteka, ama laptops n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bya original. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu. Cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Abakinga hongera inyanuka, abakinga hongera inyamuzinzi. Abakinga hongera inyanuka, abakinga hongera